turagushimye uwera, turagushimye gitare, turagushimye bushobozi bwacu. Dushobozwa byose nawe uduha imbaraga. Uyu mwuka duhumeka ni wowe uduhaye, ndetse iyo tubuze ibyo turya umwuka nawo kuwusohora bitangira kugora. Turi ibiremwa byawe pe. Ndagushimira ko udukunda, uradukunda, uradukunda, uri rukundo, uruzuye. Ushimwe kuba utarigeze uburizamo igitekerezo cyo kuturema, kuko uri Imana yuzuye imipango myinshi muri yo. Ariko umunsi wamanukiwe n'igitekerezo cyo kugira ngo umuntu abeho, you didn't deny it. Umaze no kugikora wabonye a lot of imperfections mu muntu, ariko you didn't give up because you are full of everlasting love ku muntu. Rebosha takaya motene rebosha taya bosheke na yamapa. Urakomeye cyane mwana. Uru rukundo ufitiye umuntu ni rwinshi, rutuma utisubiraho ngo umukureho burundu icyo gitekerezo gisibe. Iyo ubishaka wari kurimbura izi nyandiko zose dusoma z'ibyabaye. Uyu munsi nge ndiho, siyagire n'umuntu n'umwe, umwana w'umuntu n'umwe umenya ko wigeze unatekereza kubaho k'umuntu. Ibyo iyo ubishaka wari kubikora, ugasiba amateka yose bikarangira nk'ibitarabaye. Ariko ndagushimye kutigeze ubikora. Nange uyu munsi ndiho, uyu muntu nawe ariho, uyu mupapa nawe ariho, uyu musore nawe ariho, uyu mukobwa nawe ariho, kugira ngo ahagarare ahamye ngo I am not living alone. Mfite umuremyi, mfite unshyigikiye, mfite unshoboza, mfite uwampamagaye, uwanshyizeho ngo nkore ubushake bwe. We are not living for our own. We are just representing the kingdom on this earth. Thank you for choosing us. Hereya bashataka ya nemota. Rosata ya babariko ya namushataka ya lebo shana ya mataka ya bo. Horiko ya na ya mama reko sanda ya bo shataka ya rebo shiketere rebo shata. Shimwa mwami, shimwa. Dushimiye Imana ko iduteje intambwe nshya kuri uyu munsi wa gatandatu. Ese uracyibuka gufata ibihe ukiherera ukagirana intimacy, increase your intimacy with your maker. Ongera ubusabane n'umuremyi wawe. Ese ibyo uracyabikora? Va mu byo urimo uyu munsi, gerageza ushaka agahe, genda uganire n'Imana yawe, mwibukiranye amateka y'ibyo igukoreye. Uyu munsi Imana iduteje intambwe nshya. Turasoma urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino igice cya 13 umurongo wa 7. Turavuga ku mbaraga ziri mu rukundo. What love is, how is it? Bibiliya ivuze ngo rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Listen to this word. I would like to read also English version. Bible says, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. My God. My God. Reka Imana
imanura urukundo mu buzima bwawe kuri uyu munsi w'196 w'umwaka. Akira urukundo. You are just trying. Ese izi karite urazifite? Ubasha kubabarira byose kandi ukicara ugatekereza kuri ba muyomba n'ibyo bagukoreye mu buto? N'ubu utaribagirwa bariya basore ibyo bagiye bakora mu buzima bwawe? Utarabasha kubabarira bariya bakobwa mwagiye mukundana munakora utwaha twinshi duhekeranye, ariko still you cannot manage to forgive them kubera ko ntabwo ufite imbuto y'urukundo muri wowe. Hindukira. Nimba Yesu ari muri wowe, akira urukundo. Muri iyi ntambwe nshya Uwiteka aje gukora umurimo muri wowe kugira ngo imbuto y'urukundo ibe nini. Uru rukundo Imana izanye ni urubabarira byose. Icya kabiri, rwizera byose. I cannot go in details ngo mvuge ubu urukundo rwizera byose, ariko duhure muri gift tuganire kuri uru rukundo rw'Imana. You have to believe. Mu bibazo uri gucamo niki gitumye wumva uri wenyine? Ese uracyafitiye Imana urukundo n'icyizere? Byizere. Nubwo ibiryo ntabihari, nubwo nta nkweto ufite, ntabwo ufite icyo wambara, nta kazi nta mashuri ntayo, nta bakomeye wishingikirijeho, nta n'ikintu kindi ufite gifatika cyatuma muri wowe ugarukamwo ibyiringiro. Ariko ndagira ngo nkwibutse, ufite rukundo muri wowe, ufite nyirimbaraga, ufite umuremyi, ufite uwagukoze. You are not alone. Icyo ubura ni urukundo, kuko ubaye urufite ukamukunda wakwizera ko nawe agukunda no matter what, kuko urukundo never expect something in return. Ariko nukunda Imana byuzuye, nta kintu uzayikunda umeze nkaho witegerejeho, ahubwo ubuzima bwawe buzishimira mu kubaho unezerewe kwitirirwa ko uri umuntu wo mu bwami bw'Imana. Icyo kirahagije. Kumva ngo ndi umwana we, ndi umuragwa mu bwami bwe, ndi umwana w'Imana, ntabwo icyo kibazo cyakongera kugupyinagaza. Ntabwo iryo deni ryakongera kuguteza igitutu. Tera intambwe nshya mu izina rya Yesu. Ndadekarara ku buzima bwawe, sohoka muri iyo bondage, vamo. Ndatangaza iherezo muri icyo kintu. Urukundo Imana ifite ku buzima bwawe ni rwinshi, nawe ugomba kuzura uruyikunda mu buryo bukomeye. Vamo, nesha, byiringiro garuka mu buzima bwe. Rukundo ngwino utame mu buzima bwe. Babarira ubone kubohoka. There are a lot of chances you've been missing because of lacking the fruit of love in your life. Ariko aka kanya tuvugana muri iyi ntambwe ndimo ndabona ukimara kubabarira hari ibintu Imana ikinguye. There are doors which are being opened up on your life after receiving this kind of fruit. Takoya boshekere boshata. Heya mashata koya boleko. Mana urakoze kubw'iyi ntambwe nshya. Urimo uravana abantu mu bihome, mu gahinda, mu migambi yo kwihorera no atakoya shekerebo. Yes, omori imitima. Thank you Jesus. Urakoze kubw'iyi ntambwe nshya mwana. Urakoze cyane.
ndagushimiye. Amen.